Imyitwarire ya kabiri, kugendera ku muvuduko mukeya kandi ukawucunga. Abasore bihuta cyane ntabwo baba bashishikaje buriya, nta nubwo baba bahagaze neza ku byo barimo, kandi kudashikama hamwe bitwara icyubahiro kurusha n'ibindi bintu byose buriya niba utari unabizi. Iyo wihuta cyane mu gusubiza message, ukihuta ugaragaza ibyiyumviro, ukihuta guhereza izina umubano wawe n'umukobwa ngo muwushakire izina ngo ibi ngibi turimo ni ibiki, ukihuta cyane kumenya impamvu n'umuhate by'uwo mukobwa muri kumwe, ibyo uba urimo kugaragaza ni uyu mubano turimo ntabwo niyizeye uramutse utagenze neza. Nicyo kintu burimo kugaragaza kuri uwo mukobwa. Reka nze nkwereke, uhuye n'umukobwa uramukunze, akakwereka ko atakwitayeho cyane ku itangiriro, akagusubiza message zawe gakeya, mbese bigaragaza ko yakwikomejeho. Noneho umukobwa iyo akubonye, umusore wihutisha ibintu icyo gihe ahita panika cyane, agahita atangira koherereza uwo mukobwa ibi message birebire cyane, amubaza ibyahindutse, agerageza gusana ngo ibitarimo kugenda neza hagati yabo, mu gihe umusore ufata ibintu gake gake yawe ahita abona uko ibintu birimo kugenda, yewe ntihagire icyo akora. Icyo gihe uwo musore ntabwo aba ashaka kwangiriza santere y'amarangamutima ye igihe haba hari icyahindutse. Izo nizo mbaraga rero burya. Ibaze kino kibazo nk'umusore, ese ibintu iyo bigiye hasi mu mubano uri kumwe n'umukobwa, ndavuga nyine muri uwo mubano, wongera umuvuduko cyangwa ahubwo ushikamira aho bihagaze? Reka nze nkwereke impamvu ndimo kukubwira ibi ngibi, ndetse kandi bikaba bifite agaciro. Buriya abakobwa bameze nka scanner nyine, kubera ko baba barimo guskana ubuyobozi bw'amarangamutima y'umusore. Baba bashaka kureba niba ibintu biramutse bizambye, uwo musore azahita ahwera cyangwa se agahagarara ashikamye. Okay, aka kanya reka tubyerure muri ubu buryo.